Ikigori ni ikiribwa, ni igihingwa mu Rwanda gikoreshwa cyane, gikoreshwa n'imiryango myinshi, ibigo by'amashuri, amagereza n'ibindi bigo byinshi abantu bahuriramo ari benshi, bikaba ngombwa ko bagaburirirwa aho hantu. Ibigori biri mu biribwa bikoreshwa cyane kandi ni ikiribwa mu Rwanda cyamaze guhindura amateka y'ubukungu ku miryango myinshi, ndetse kiri mu biribwa bifashije u Rwanda cyane mu guhashya ikibazo cy'inzara. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibigori, uburyo bishobora kuba ibiryo bitunga ubuzima bw'abantu, cyangwa se igihe bidakoreshejwe neza bikaba byahinduka uburozi bukomeye bwica buhoro buhoro. Nk'uko mubimenyereye rero, muri kumwe na nutritioniste diététicienne Mukakayumba Anastasie. Mubane natwe kugira ngo musobanukirwe uburyo dukwiriye gufata ibigori neza kugira ngo bihinduke ifunguro, nk'uko ariyo ntego yo kubihinga ndetse no kubirya. Rero amakuru tugiye kubabwira muri iki kiganiro ni amakuru dukesha ubushakashatsi butandukanye kandi bwanditswe n'imiryango yizewe n'ibinyamakuru byizewe. Imwe muri ibyo twifashishije tubategurira iki kiganiro, ikiganiro cy'ingenzi cyane ku buzima bwacu, icyaduteye kugitekerezaho no kugitegura ni ukubona uburyo kanseri zitandukanye zigenda ziyongera mu Rwanda ndetse no ku isi, cyane cyane kanseri y'umwijima. Turarebera hamwe rero ibigori byabitswe nabi bishobora guhurira hehe no gutera kanseri y'umwijima, cyangwa se kugira ibindi bibazo bitera ku mwijima wacu. Ubu bushakashatsi tubukesha umuryango w'abibumbye wita ku buzima, aho uvuga les aflatoxines sont parmi les contaminants alimentaires les plus toxiques et cancérigènes connus. Iyindi ni raporo y'umuryango w'abibumbye wita ku biribwa n'ubuhinzi FAO, raporo yayo kuri sécurité alimentaire et stockage de céréales. Ubundi bushakashatsi twasomye mu gutegura iki kiganiro ni ubushakashatsi bwa Centre de Recherche sur le Cancer, aho ivuga aflatoxine B1 classée cancérogène groupe 1. Iyo ikaba yarakozeho ubushakashatsi études scientifiques sur les aflatoxines qui sont directement liées à une augmentation du cancer du foie, surtout dans les régions où le maïs est mal conservé. Rero aho ngaho niho twakuye cyane amakuru tugiye kubagezaho, ariko nanone tunayakura kuri experience za buri munsi, aho tugenda mu masoko, ku maguriro, mu mirima, ibyo tugenda tubonana abahinzi, imyitwarire imwe n'imwe n'ibyo bavuga ku bijyanye n'ibigori. Ibigori rero nk'uko mubizi, nk'uko dutangiye tubivuga, biri mu biribwa by'ibanze bigandura urugo mu Banyarwanda. Bikaba rero buri munsi mu ngo nibura 10 z'Abanyarwanda ushobora gusanga abantu bakoresheje ibigori cyangwa se ibibikomokaho. Ibigori rero kuki tubirya, tubirira iki, dukuramo iki? Mu ntungamubiri ziri mu bigori harimo ibyubaka umubiri bingana na garama 3.27 ku ijana. Amazi arimo kuri 75.96 ku ijana. Ubutare bwa zinc burimo kuri 0.46 miligrama ku ijana. Ubutare bwa phosphore burimo kuri 80 miligrama ku magarama 100 y'ibigori. Potassium miligrama 270 muri garama 100. Vitamine C ni garama 6.8. Ubutare bwa feri ni 0.52. Hanyuma magnesium ikaba irimo kuri 37 miligrama kuri garama 100. Hanyuma ibinyamafufu birimo bingana na garama 8.7.
amavuta arimo ni garama 1.35. Ibi ngibi tubyibuke ko ni muri garama 100 z'impeke zumishije z'ibigori. Ibigori rero bikaba bikoze ifunguro ry'Abanyarwanda n'abandi bantu benshi ku isi. Aha ngaha rero iyo ibigori abantu babifashe bakabirya byonyine, bishobora kuba intandaro yo kuba bafite igaburo rituzuye, bitewe n'uko ibyubaka umubiri byo mu bigori bikenera kunganirwa n'ibyubaka umubiri bituruka mu binyamisogwe. Dushobora kubivanga na soya, dushobora gushyiramo ubunyobwa, dushobora kuvangamo ibishyimbo kugira ngo bya byubaka umubiri byo mu bigori birusheho kuba byuzuye. Ni ikosa cyane rero gutekereza ko ibigori ari igaburo ryihagije. Rero kugira ngo rirusheho kuba rihagije, ribashe gutunga umuntu nta kibazo biteje, rigomba kuba ryunganiwe n'ibyo ngibyo. Ikindi kandi tutavuze mu bigize ibigori harimo n'amafibure menshi atuma igogora ndetse no gusohoka k'umwanda mu mubiri ugenda neza. Rero tugaruke cyane ku bintu biteye impungenge ku bijyanye n'ibigori byabitswe nabi, aho usanga rimwe na rimwe imirimo ikorwa mu mirima mu buhinzi bw'ibigori mu gihe cyo gusarura no mu gihe cyo guhunika ndetse no kubiteka hashobora kubamo amakosa ashobora kuba uburozi bwica, kandi bwica buhoro buhoro buza gake gakeya. Muri buriya bushakashatsi rero twabonye yuko muri Afurika ibigori akenshi bibikwa nabi, bikaba ari intandaro y'uko nibura kanseri zingana na 30% zibasira Abanyafurika z'umwijima ziba zifite aho zihuriye na aflatoxine. Aflatoxine rero iba mu binyampeke byinshi, cyane cyane no mu bigori. Rero mu binyampeke bindi bishobora kugira aflatoxine igihe byabitswe nabi cyangwa se byasaruwe nabi, harimo uburo, amasaka, ingano n'umuceri ndetse n'ibindi biribwa cyane cyane nk'ubunyobwa. Byo ntabwo ari ibinyamisogwe, ntago ari ibinyampeke, ariko nabyo byibasirwa na aflatoxine cyane cyane nk'ubunyobwa, bitewe n'amavuta menshi abamo, ndetse akenshi usanga babusarura bakabujyana no ku isoko cyangwa bakabubika ahantu hashyushye cyane butabanje kuma neza. Ibyo bigatuma gukura kwa aflatoxine kuba kwinshi. N'ibishyimbo nabyo iyo bitabitswe neza, byumishije neza kandi ngo bibikwe ahantu hatunganye, bibasha kuzana aflatoxine. Aha rero uyu munsi turibanda cyane ku kiribwa cy'ibigori. Impamvu tukibandaho ni ko gikoreshwa n'abantu benshi kuva ku mwana muto kugera ku musaza, kandi kikaribwa kenshi mu muryango. Akaba ariyo mpamvu dukwiye kumenya uburyo tugitegura neza, cyane uhereye mu murima kugera ku isahani. Ibigori rero dushobora kubisarura nabi bigatuma byangirika igihe twabisaruye mu gihe cy'imvura. Tuvuge n'urugero, hari igihe imvura igwa cyane ikagwa ibigori bitangiye kwera, ugasanga hejuru ku mitwe ibigori byahindutse umukara. Akenshi na kenshi hari igihe abahinzi babisarura, ugasanga mu gusarura akuyemo cya kigori cyabaye umukara agikaseho umutwe, ariko igice kindi akakirekeramo. N'ubundi cya gice ukibitse n'ahandi wasanga ko kiza kugira rwa ruhumbu rukomeza kuzamo rukanduza n'ibindi bigori. Rero igihe kugira ngo tumenye ibigori bitari byiza bishobora kwanduza, ni ibigori usanga bifite uruhumbu rw'icyatsi kibisi cyangwa rw'umukara, ibigori usanga bikonje donc bifite imidite nyinshi, ni ibigori wumva bifite impumuro mbi, ibigori birimo udusimba dutandukanye. Kugira ngo umenye ibigori byiza, ugomba rero kubireba uburyo amazi abirimo angana. Ushobora gukoresha ibipimo byabugeneye, harimo se n'abakoresha uburyo bwo kukimena bakareba uburyo kimenetse, bakamenya ngo iki kigori kirumye. Ariko byiza cyane ni ugukoresha ibipimo byabugeneye byerekana ubuhehere bw'ibigori. Rero igihe ugiye kubigura ugomba kureba ikigori gifite ibara ryacyo, niba ari umweru kikaba ari umweru hose, kidafite igice kimwe
usanga kimwe cyarabaye umukara cyangwa ikindi ugasanga si umweru cyabaye kaki, biriya bigori cyangwa se cyarasadutse ubundi harimo rwa ruhumbu, icyo kigori ntabwo ari ikigori uba ukwiriye kugura. Ugomba rero kubanza kwitegereza ibigori ugiye kugura neza, nibura ukabigura ubona ko bisa neza. Ariko nanone nkwibutse ko kuba bisa neza gutyo ntabwo ari asiranse, ntabwo bihagije kukubwira yuko ibigori byawe bifite ubuziranenge. Rero mu migirire ya buri munsi, aho tugenda, aho duhaha mu masoko, usanga abantu bacuruje ibigori benshi baba batitaye cyane kuri icyo kintu. Ntekereza ko ari ukuba badafite amakuru, kuko bayafite ntabwo bagurisha ibigori bimeze nk'ibyo tujya tubona ku isoko. Dusaba cyane n'ababishinzwe kugira ngo hajye habaho ubukangurambaga ari ku bahaha ndetse no kubacuruza, kugira ngo abantu bajye bagura ibigori bimeze neza, ndetse n'ababicuruza barangure ibigori bisa neza kandi banabihunike mu buryo bukwiriye. Rero usanga hari igihe umuntu aba afite ibigori ku buryo mu bigori 100 uguze ubishyize ku rushyi ukabibara, usanga ibigori 50 cyangwa 70 ari bya bigori kimwe cyaratobotse birimo impunguse, cyangwa se urasanga ijisho ryacyo kiriho uruhumbu cyangwa se cyarahinduye ibara. Icyo kigori ntabwo aba ari ikigori cyiza, kandi umenye ngo nubwo wabitoramo kwa kundi biba byabikanywe hamwe, hari n'ibindi biba byatangiye kwandura ariko bitaragaragaza uburwayi. Biriya bigori nabyo iyo bitindanye ubona yuko nabyo bitangira kugenda byandura. Hari igihe rero abantu bibwira ngo kuko bagiye kubikoboramo akawunga, bagiye kubikobora babikoremo akawunga, bakuremo kagatima k'umuhondo. Kagatima k'umuhondo niko habamo amavuta, muri kawunga bagakuramo kugira ngo ariya mavuta adatuma ifu yangirika, n'agashishwa k'inyuma bakagakuraho kugira ngo bagabanyemo uburyo bibashe kubikwa igihe kirekire. Rero akenshi na kenshi abantu bibwira yuko ikigori kirwaye iyo bagikoboye bakakigira kuriya kiza kuba kizima. Aflatoxine niba iri mu mpeke n'ubundi irakomezanya no mu ifu. Ikindi ugomba kumenya nuko aflatoxine ari mbi cyane ku buryo no kuyiteka ntago yicwa n'ubushyuhe. Niyo mpamvu rero dukangurira abahinzi kujya bita cyane mu gihe bahinga, ariko ndabizi ko n'abajyanama b'ubuhinzi babagira inama. Ariko nanone nawe ku giti cyawe nk'umuhinzi ugomba guharanira gutanga umusaruro wujuje ubuziranenge. Ibigori ubona bitangiye kurwara biba bikwiye kuvamo, bigashyirwa ku ruhande, bikava mu murima kugira ngo bidakomeza kwanduza ibindi. Igihe urimo gusarura ukubahiriza amategeko amuhabwa n'abajyanama b'ubuhinzi ndetse na Minisiteri y'Ubuhinzi, aho ibwira abahinzi ibigori bakwiye gusarura ukuntu bigomba kuba bimeze. Bigomba kuba byumye neza kandi bikabikwa ahantu humutse, ahantu hagira umwuka uhagije kandi umwuka uhumutse, kugira ngo bitaza no gupfira hahandi muri stock. Guhumiriza amaso rero ukavuga uti ndabigurisha ngenda acuruza, cyangwa se mbivanye mu isoko ni Nyabugogo, ni Kabuga, ni ku Murindi se, hanyuma ukabishyira muri mure uko byakabaye, nta kintu na gito bikoreye. Ntabwo ari wowe ugiye kubirya yego, ariko ugiye kubirya ni umuntu, ni umunyarwanda. Hashobora kuba ari umwana wawe, ntabwo uzahahurira n'ibyo bigori, ntuzi n'uruhererekane ruzakomeza kubihererekana. Ashobora kuba yiga mu kigo kizagura ibigori wowe wagurishije, wowe mubyeyi watanze ibigori birimo aflatoxine. Aflatoxine ni uburozi buri cancerigene ariko bugenda gahoro gahoro mu mubiri w'umuntu. Ntabwo umunsi wariye toxine za aflatoxine ariho kanseri iri butangire. Bitwara imyaka myinshi kugira ngo kanseri izagaragare. Nk'uko ubushakashatsi rero bubyerekana, kanseri y'umwijima iri muri kanseri zica cyane, zidahendahendwa kandi zitinda kuboneka, zigaragara akenshi byamaze kurenga urugero. Impamvu tuvuga ibi ni uburyo tubona kanseri ari nyinshi. Ubu tubivuga, hari umuntu ufite umurwayi ufite kanseri, hari ufite
batakaje ubuzima mu minsi isize. Rero ni ukuvuga ngo twese hamwe dukwiye gushyira hamwe kugira ngo duhagurukire ikintu kijyana n'ubuziranenge. Akenshi abaziranenge usanga abantu babinuba, babanga, abantu b'ubuziranenge baje. Ni ngombwa ko tuva ku muco umwe tukajya ku wundi, tukiga kumenya gutanga ibintu bifite ubuziranenge. We niba mucuruzi ugiye kurangura, wikwemera ko umuhinzi aguha ibigori byanduye cyangwa se birwaye nk'uko turimo kubivuga. Ejo bundi nuba wabyanze, umusaruro niba wawanze, byanze bikunze uwo utaha azakoresha uko ashoboye aze yawutunganyije neza. Uri kwanga kuvuga ngo uri umuhinzi ugiye kugurisha ibigori byawe, wabibitse nabi, birangije bizana uruhumbu. Urabihungura byose ubivange n'ibizima, uvuge ngo uri kwishakira amafaranga, ibyo wowe usize iwawe urobanuremo ibigori byiza, ku isoko ujyaneyo ibirwaye. Ntabikubwiye ndabigusubiriramo, biriya bigori bishobora kuribwa na mubyara wawe, so wanyu, nyoko wanyu, cyangwa se n'undi muntu. Ariko kandi nubwo muba mudafitanye isano, dufitanye isano yo kuba turi Abanyarwanda, ndetse bishobora no kurenga u Rwanda bikajya no handi. Ubwo buzima bw'umuntu bwubahe. Ubuzima bwose buri ku isi buboneka bigoranye. Rero niba umuntu yaracitse urupfu bamubyara, wimwica ukoresheje ibyo ugiye kumugaburira. Twibuke neza ko uburyo twariyemo ibiryo byacu bishobora kutubera ibidufasha ku buzima, cyangwa se bikatubera akaga, isuruse y'akaga. Ahangaha ntabwo ndi kuvuga ko ibigori ari bibi, ahubwo ibigori ni byiza ku buzima, ariko uburyo tubyitwaramo mu kubiteka, mu kubisarura, mu kubibika, ibyo ngibyo nibyo bishobora kuba akaga ku buzima bw'abantu. Rero muri iki kiganiro ndatekereza yuko wabiteze amatwi, wabyumvishije. Ni ibintu tugenda tuganira ubona buri munsi dukora, buri munsi tubana nabyo, ariko amakosa ashobora kubamo umuntu akaba atayazi, cyangwa se ukabona yazi ukanayirengagiza. Wayirengagizaga utazi uburemere bwayo, ariko uyu munsi ndizera yuko usobanukiwe ukabimenya. Rero duharanire kugira imirire myiza, duharanire gutanga umusaruro mwiza, duharanire kugira ibiryo byiza kugira ngo dushobore kugira ubuzima bwiza. Tuzakomeza kuganira no ku bindi biribwa utaruzi ushobora kugura cyangwa se kugurisha, ugasanga ubaye inkomoko y'umuze ku bantu. Ikindi nakwibutsa ku bantu bacuruza cyangwa abahinzi, hari igihe bafite abakozi bamukorera, hanyuma bya bigori bibi yajonjoyemo, bya bindi yavanyemo, wa muntu we waje kumukorera akabimusaba, akabimuhereza azi neza ko ari bibi. Wowe ukorera abo bantu mu buhinzi cyangwa mu bucuruzi, ntukajye wemera ko baguha ibintu byaboze. Ibyo bintu niba utabiha umwana wawe, niba utabigurisha, kuki ubihaye uriya muntu ugukorera? Uriya muntu ukeneye ubuzima bwe kugira ngo ejo akomeze ashobore gukora, ashobore gutunga umuryango we. Nawe nukenera abakozi ubabone. None se numara kubica ubaha ibintu bidatunganyije, ibyo ngibyo urumva yuko atari byiza. Ariko cyane cyane tugabanye n'ibipfu ubusa mu musaruro twafashe nabi, tugerageze kwita ku musaruro kuva mu murima kugera ku isahani, kugira ngo tugabanye n'ibyangirika, bityo tugabanye ibyago by'indwara zitwibasiye. Kenshi cyane rero abantu usanga bibaza bati uriya muntu kanseri yayivanye he? None se ko yaryaga neza kanseri yavuye he? None se ko ataryaga ibintu byatera kanseri yavuye he? Urabyumvishe rero ko ikigori ni ikiribwa umuntu wese w'umunyarwanda yigondera, gifite igiciro kidahenze. Umuntu wese ashobora kubirya kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru, kuva ku ya mbere kugera kuri 31, kandi ugasanga bitamugoye kuba yabibona. Rero niba dushobora kubibona, tubibone, bitugereho ari ibiryo bifite umumaro. Birashoboka rero ko wateze amatwi kino kiganiro, hari ibyo wumvishije ari bishya kuri wowe, hari amakosa wumvishe wakoraga utari ubizi, cyangwa se wari ubizi ukabyirengagiza, ariko uyu munsi wamenye uburemere bw'ibyo bintu. Dufatanye rero, kandi iki kiganiro ugihe n'abandi
kugira ngo nabo bishobore kubakiza. Iki kiganiro gishobora gukiza ubuzima bw'abantu benshi. Ikindi kandi nawe utubwire muri komanteri, ese wakoraga gute? Ibintu bijyanye na aflatoxine aho ntiwabyozaga ukavuga uti byarangiye, cyangwa ukavuga uti babikoboye byarangiye, cyangwa ukavuga uti babitetse byarangiye. Ibyo rero ubimenye uyu munsi. Rero nk'uko mubimenyereye muri La Perivanche, kukubona ufite ubuzima burushijeho kuba bwiza niyo ntego yacu.